Muraho neza. Yesu ashimwe, Yesu Kristo ahimbazwe nk'uko mubibona ni Papi Claver na Dorcas twataramye nanone. Mu nzira ingerera irimo amahwa, ibyondo, ibintu byinshi bishobora kuba byakubangamira ntibikugeze ku ntego zawe. Umuramyi Papi Claver yabinyuzemo, yakuriye mu buzima bushaririye kandi yifuza kuzaba umuramyi ukomeye. Ubwo nyine ndavuga umuhanzi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Nabaye imfubyi ndi mutoya, mbura papa muri jenoside mfite imyaka 2. So kuva icyo gihe kugendana n'umubyeyi umwe nawe kandi ubona strugglinga, ntabwo ari ibintu byari byoroshye. Kwiga ari ibintu bigoye, kurya ari ibintu bigoye. So ndetse naninjiye mu muziki, ninjiranamo ibyo bintu byose bimeze gutyo, usibye impano yonyine nari mfite, ariko nta kindi nari mfite, nta support, nta yo mu buryo bufatika bw'amafaranga. Iyo ugiye muri studio urishyura amafaranga. Mbitangira gutyo kuririmba muri korali, abandi uririmba no muri korali no kubona amafaranga yo kugura ishati muri korali nabwo bikaba bigoye. So no kuvuga ngo ibyo bintu byose, ubwo buzima bwose, ndetse Imana igenda ifungura imiryango, urya Imana idushyiriraho abantu badukura hahandi habi kabisa. Niko nanjye Imana yabigenje pe. Uramutse winjiye kuri YouTube ukajya gusacinga indirimbo zo mu gitabo, ndakubwiza ukuri ko utarenga indirimbo 3 utaragera kwa Papi Claver ndetse na Dorcas. Aba bombi ni umugore n'umugabo, hanyuma bakanafatanya kuririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana nk'itsinda. Kuri ubu ngubu rero bari kwishimira umubare w'abakurikira bagera kuri miliyoni, abo twita aba subscribers kuri YouTube. Ndagira ngo mumfashe tubanze tubabwire tuti congratulations, nakazi katoroshye bakoze hamwe n'Imana. Kuri ubu ngubu nabo binjiye mu mubare mukeya w'abanyarwanda bafite YouTube channel zifite aba subscribers bagera kuri miliyoni. Mu biganiro byabo bitandukanye bagenda bakora umunsi ku munsi, bakunda gushyira Imana imbere, ibindi bikaza nyuma. Reka ntangire ngusuhuza cyane, nkwifuriza amahoro y'Imana gakomeze abane nawe aho uherereye hose, waba uri mu Rwanda, hanze yarwo, aho uherereye hose ndagusuhuje cyane kandi nkwifurije gukomeza kugubwa neza cyane. Nkwifurije amahoro y'Imana gakomeze abane nawe umunsi ku wundi. Ibintu ukora bigiye bitandukanye, ndabizi ko tuba dufite imirimo myinshi igiye itandukanye tugenda dukora umunsi ku wundi. Ndakwifuriza kugira ngo rero imirimo ukora irushaho kugenda neza cyane. Nguhaye nikaze kuri Admount, niyo nkubwira ngo niby'agaciro gakomeye cyane guhitamo kubana natwe, niby'agaciro, ndagushimira cyane. Anyway, ndanabashimira cyane abantu mukomeje kubana nanjye mugakanda kuri subscribe, niby'agaciro rwose. Ndabona ko imibare igenda izamuka umunsi ku wundi, umusubscribers umwe aba ari uw'agaciro gakomeye cyane buri wese kuko abayemereye kuba umunyamuryango hano. Rero kuba umunyamuryango nta kindi bisaba no gukanda kuri subscribe, hanyuma ugafungura n'akazogera kugira ngo dushyire inkuru ujye tuyibona mu bambere. Ni amakuru ya entertainment, amakuru akomeje kugarukaho ku mbuga nkoranyambaga nyinshi zitandukanye, amakuru agarukaho n'ibinyamakuru byinshi bitandukanye, niyo ngenda ngukusanyiriza hanyuma nkayazana tukayaganiraho cyangwa se tukayasasanura imvugo zabo ubu ngubu. Hanyuma rero abaririmbyi b'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana Papi Claver ndetse na Dorcas, ndabizi ko mubazi, bamaze kubaka izina rikomeye cyane hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Rero na baririmbyi, umwe Papi Claver avuka mu karere ka Rusizi, hanyuma Dorcas akavuka mu karere ka Musanze. Aba bombi bose bakuze bakunda kuririmba cyane, baririmba mu makorali agiye atandukanye. Dore ko kuva bakiri abana batoya Papi Claver ubundi yatangiye kuririmba neza mu makorali yiga mu mwaka wa 5 w'amashuri abanza. Hanyuma Dorcas we akaba yarakuze aririmba muri korali yitwa Goshen hariya mu karere ka Musanze. Iyi korali kandi ni nayo Vestine na Dorcas nabo baririmbagamo. Murabizi ko ubwo mbere yuko baza muri showbiz, mbere yuko baza bakaba abahanzi nyine bakomeye tukabamenya, baje baturutse muri korali. Iyo korali rero Dorcas yaririmbagamo niyo na Vestine na Dorcas baririmbagamo bakiri abana bato nyine batarazamuka tutarabamenya.
babaga muri iyo korali. Hanyuma rero aba bombi Pappy Clever ndetse na Dorcas ku itariki 30 Ugushyingo mwaka wa 2019 nibwo Pappy Clever yagiye gusaba Dorcas hariya mu karere ka Musanze. Hanyuma ku itariki 7 Ukuboza 2019 ubwo nibwo habaga ubukwe noneho bwa nyabwo, ubukwe nyirizina, bagasezerana imbere y'Imana hano mu mujyi wa Kigali. Byaravuzwe cyane ku mbuga nkoranyambaga nyinshi zitandukanye, bagiye babigarukaho, ibinyamakuru byinshi bitandukanye byagiye bigarukaho, ndetse n'amavideo menshi agiye ahari. Uragenda ubona n'amafoto agiye atandukanye yagiye aranga ubukwe bwabo. Bwari ubukwe bwiza cyane rero, bwari bwiza rwose, bwari bwishimiwe n'abatari bakeya. Ariko icyo gihe twibukiranye ko bajya kubana ntabwo bafatanyaga kuririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Icyo gihe Pappy Clever niwe waririmbaga wenyine, dore ko ubu ngubu Pappy Clever amaze imyaka igera kuri 12 mu muziki. Aririmba noneho bya nyabyo nka professional, kuko wumva mbere yarimbaga mu makorari. Hanyuma rero umwaka wa 2013 nibwo Pappy Clever yatangiye noneho kujya aririmba indirimbo, akavuga ati reka ndirimba iyanjye, akaririmba akagashyira hariya. Hanyuma rero akagisubira no mu makorari agiye atandukanye, agakomeza gutyo. Rero amaze kubana na Dorcas, kubera ko na Dorcas yo yabaga muri korari, nibwo baje kugira igitekerezo, bavuga bati n'undi twese ko turirimba, ni gute tutaririmba n'ubundi, ni gute tutakomeza ngo dushyire hamwe, hanyuma noneho ibintu tubishyire ku rundi rwego. Bakiriwe neza cyane rero, bagitangira kuririmba indirimbo bashyize hamwe nyine nk'itsinda. Ubwo hari mu mwaka wa 2020 babana nk'umugore n'umugabo, nibwo batangiye gushyira hamwe nk'itsinda, bagatangira kuba baririmbana nyine indirimbo zitandukanye. Ndetse nanone baranatunguranye cyane bwa mbere kuri stage. Ubwo urumva nyine bakibana, bashobora no kuba barabanye bafite niyo gahunda, ntawamenya. Ariko ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatatu 2020 nibwo bwa mbere bagiye kuri stage ari bari kumwe n'umugore n'umugabo nyine, bagiye mu gitaramo cya James na Daniela. Bo murabizi ko barabahanze icyo gihe, bakunzwe nabo, ni couple y'abahanzi rwose, ubona ko nabo bakunzwe icyo gihe. Bari bafite igitaramo rero ku itariki ya mbere z'ukwa gatatu 2020 nibwo Pappy Clever ndetse na Dorcas baje kuba hostinga, bagatse mwazaje mugataramira abantu mukabaririmbira. Icyo gihe rwose byaravuzwe ku mbuga nkoranyambaga, ibinyamakuru byinshi bitandukanye byagiye bibigarukaho, bavuga ko bwa mbere Pappy Clever ndetse na Dorcas bagiye kubaririmbira. Ariko icyo gihe numva nta ndirimbo nyine bari bafite nyinshi, bari bafite nka kamwe cyangwa tubiri gutyo. Hanyuma baririmbana indirimbo zo mu gitabo. Nk'uko natangiye mbivuga nyine, ntabwo wasacinga indirimbo imwe yo mu gitabo ngo urenge indirimbo 3 kuri YouTube, kumwe baguha indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye. Ntabwo warenga indirimbo 3 utaragwa ku zabo, itabaye ni ya mbere, ariko ntabwo yarenga iya gatatu utaragera ku yabo. Rero barakunzwe cyane, ariko ntabwo ari izo gusa baririmbye ngo zo mu gitabo, baririmbye n'indirimbo zabo zigiye zitandukanye, ndetse nazo zarebwe cyane ku miboro wa YouTube. Ngubu bakaba bafiteho video zigera kuri 555 n'abasubscribers miliyoni. Ni ibintu by'agaciro ndetse ni ibintu byiza cyane, ubona ko rwose Imana yababaye hafi. Imana yagiye ibafasha mu rugendo rwabo bagiye bakora rwa music. Ni urugendo rwa rutoroshye cyane, nk'uko mwatangiye mu byumva. Pappy Clever ajya gutangira ibintu ntabwo byari byoroshye habe na gatoya. Hanyuma rero aba bombi baririmba mu ndimi zitandukanye, baririmba mu Giswahili, bakaririmba mu Kinyarwanda ndetse n'Icyongereza, ndetse banavuga ko n'izindi ndimi bazagenda bazizana bitewe n'uko bazagenda nyine babona uko Imana izagenda ibashoboza. Ni nako bazakomeza nyine kujya bakora n'izindi ndimi zigiye zitandukanye. Rero ubona ko imibare ihagaze neza cyane, ndetse indirimbo zabo bwite ni nazo zarebwe na cyane rwose, ubona ko zifite amamiliyoni ahagaze neza. Ukurikije uko uri kubibona nawe muri screen yawe, imibare iri igaragaza, burya imibare ntabwo ibeshya. Urabona ko indirimbo ya mbere bafite yarebwe cyane, imaze kurebwa n'abantu miliyoni 49, hafi miliyoni 50. Urumva ko ari abantu benshi cyane. Ikaba ari indirimbo rero imaze imyaka 2, ndetse n'iyikurikira ikaba imaze kurebwa na miliyoni 10, ariko zose nizo mu rurimi rw'Igiswahili. Mbega izo zose uko ari enye nizo mu rurimi rw'Igiswahili. Urumva ko Igiswahili kirayoboye cyane cyane muri bya bihugu bya Tanzania, muri Kenya niho usanga imibare ibiri hejuru cyane ku bantu bareba indirimbo zo mu Rwanda, by'umwihariko nyine za gospel za Israel Mbonyi, ndetse n'izi za Pappy Clever ndetse na Dorcas. Ndetse no mu minsi ishize twabonye ko imibare Vestina na Dorcas nabo bari mu mibare iri kuzamuka cyane, by'umwihariko mu gihugu cya Kenya. Mu minsi ishize nahoze ndeba bona bamaze kugera kuri miliyoni na magana ngahe, ariko vuba cyane nongeye kureba aho nsanga bageze muri miliyoni 3 na kuzamura. Urumva ko rero mu gihugu cya Kenya nabo bareba gospel nyarwanda cyane, by'umwihariko nyine indirimbo ziri mu rurimi bumva.
aba baririmbyi bombi rero Papi Clever ndetse na Dorcas Imana yabahaye umugisha niko nabivuga rwose, ni iby'agaciro. Bamaze kwibaruka abana bagera kuri 3, abana rwose beza, abana ubona harimo n'akana njya mbona gasa na mama we cyane rwose, wagira ngo ni mama ukiri mutoya. Mbega ni imigisha ku yindi migisha. Nk'uko rero aba bombi bakunda kuririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, bitewe n'uko bafite abakunzi benshi bagiye batandukanye, b'imande nyinshi zitandukanye, bagiye babasaba kujya bakora ibiganiro byabo, bakajya babaza ibibazo bitandukanye, bakabasha gusubiza, bakaganira n'abafana babo nyine muri rusange. Baje kugira gutya bafungura indi YouTube channel yabo, bayishyira ku ruhande, yitwa Papi Clever's Family. Hanyuma iyo YouTube channel nayo rwose irakurikirwa, usanga imibare nayo ibiri hejuru cyane, mu biganiro bitandukanye barabakurikira. Waba wumva ururimi rw'icyongereza bagerageza gushyiraho subtitles, hanyuma kugira ngo umuntu waba wumva ururimi rw'icyongereza tumva ikinyarwanda yabe yabisoma, ibintu bishobora kugenda neza cyane. Ubona ko rero naho imibare igenda izamuka umunsi ku wundi, ni iby'agaciro gakomeye cyane. Uyu Papi Clever rero yavutse mu mwaka w'1992 ku itariki 18 Nzeri muri uwo mwaka nyine. Hanyuma rero nyuma y'imyaka 2 papa we nibwo yaje kwicwa muri jenoside yakorewe abatutsi 1994. Urumva ko Papi Clever yari akiri mutoya, agize imyaka 2 gusa y'amavuko. Urumva ko na papa we nyine yaba atakimwibuka. Hanyuma rero akaba iwabo bavuka ari abana 3, afite mukuru we akagira na murumuna we. Urumva nyine we arimo hagati. Akaba yarize primaire na secondaire ndetse akajya no muri kaminuza, akiga muri IPRC Kicukiro hano i Kigali. Nyuma yo kwirangiza rero ntabwo yigeze arekera aho ngaho, yari amaze kwiga ibintu by'imyuga. Aravuga ati ubwo nize imyuga ariko ngewe nikunda ibyo kuririmba, ahita ajya kwiga mu ishuri ry'umuziki, aragenda yigamo imyaka 2. Mu mwaka wa 2013 rero nibwo yari asojemo, hanyuma aza atangira gukora bya bintu yagiye kwiga, bya bintu yakuze akunda, none atangira kubikora nk'umwuga cyane, nk'uko navuze ko yatangiye kubikora mu mwaka wa 2013. Icyo gihe rero ngo byari bigoye cyane, ndetse no muri icyo gihe nyine umva umuntu wari usoje kwiga agahita ajya kwiga n'ibindi, nta n'amafaranga yari afite, ndetse n'iwabo nta kintu bari bafite. Byari bigoye cyane rero, ngo byaramugoraga no kujya muri studio, ariko udufaranga duke yabonye agahita asimbukirayo akakarikodinga, akongera akagaruka, yabona utundi duke agasimbukirayo akakarikodinga akagaruka. Urumva ntabwo biba byoroshye, ariko Imana yaje nyine kumufasha, byaje kugenda bikunda gahoro gahoro. Aza no kubona umukobwa mwiza cyane, Dorcas aramuzana, ibintu bigenda neza cyane. Hari n'izindi nkuru zigiye zitandukanye bagiye bashyira hanze, abagaragaza uburyo bagiye bakundanamo, bagiye bateretana, uko byose byagiye bigenda. Rero mubishaka mumbwire nabyo nzabibategurire, mbizane tubiganireho akantu ku kandi, uburyo umwe yagiraga isoni cyane agatinya kureba undi mu maso. Mbese ubundi urukundo rwabo ni ibintu byari bisekeje cyane ndetse binashimishije. Kugeza n'ubu ngubu rero biracyari ibintu byiza, ni nabyo twabifuriza kugira ngo bikomeze bibe byiza, kuko hari abantu benshi hano hanze rwose, hari abantu benshi baberaho urugero, hari abantu benshi babafatiraho amasomo bakavuga bati bariya abantu tubigiraho ibintu byinshi bigiye bitandukanye, nanjye mba numva nazaba umuririmbyi. Tugenda tubabona rwose, tugenda tubona ingero nyinshi zigiye zitandukanye. Noneho rero ukareba n'abantu bagiye babinjiza muri ibi bintu byo kuririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, ubona ko rwose bo bana babaciyeho mu mibare y'ababakurikira, babaciyeho, ariko ntabwo ari uguhangana, ariko nyine ubona ko ari ikintu cyiza, ari ikintu kigaragaza ko imikorere yabo irimo iragenda kugira ngo n'umuryango wabo utere imbere muri rusange. Ntabwo byaba byiza baramutse baha abantu icyo bifuza ariko nabo badakuramo amaramuko, badakuramo ibyo kugira ngo babashe komeza kuduha bya bindi byiza twifuza. Papi Clever ariko buriya avuga ko kuba we n'umugore we baririmbana nyine bafatanya kuririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, hari ibyiza byinshi, ariko nubwo hataburamo n'imbogamizi bajya bahura nazo zigiye zitandukanye. Akenshi ntabwo wareka guhura n'imbogamizi, ntabwo wareka guhura n'ibintu byakubangamira nyine. Avuga ko ngo challenge ziba zikunze kubamo cyane ni uburyo bwo kwita ku bana. Niba bafite kujya muri studio, bakavuga ati uyu munsi tujya muri studio, ariko ugasanga nk'abana barabakeneye rimwe na rimwe, kandi bakora indirimbo kenshi gashoboka pe, bakora indirimbo kenshi. Niba batakoze indirimbo bakorera kuri ya YouTube channel yabo ya kabiri twavugaga haruguru. Ubwo urumva rero kaba ari akazi kenshi rwose gakomeye, katoroshye habe na gahoro. Ubwo urumva rero
bagerageza kubibamo ariko nyine nubwo byabagora, ariko avuga ko ibyiza ari byo byinshi kurusha ibyo ngibyo bibangamye, ariko nabyo bigeraho nyine bakabikemura gahoro, bazi ukuntu babibamo nyine, bazi uburyo bamaze kugenda bamenyera kubibamo. Ngayo nguko rero nibiba biri kugenda bivugwa kuri iyi mihanda umunsi ku wundi, nibyo ngenda gutegurira, hanyuma babizana tukabiganiraho umunsi ku wundi. Nuko nibyo dukora, ukande kuri subscribe, hanyuma nukundi iyi video ukande like, uyisharinge no ku bantu bawe. Reka duhurire mu bindi biganiro bigiye bitandukanye. Ciao ciao, ndabakunda, Imana ibarinde.